ndagusuhuje kandi ndizera ko umeze neza wowe dukurikira buri munsi aho waba uherereye hose, by'umwihariko wawe yakoze subscribe, ndagushimiye cyane. Uyu mwana w'umwari rero witabye Imana, akaba yari inshuti ya benshi, akaba by'umwihariko yari inshuti y'umuryango wa Muyango na Kimenyi, yari inshuti yabo by'umwihariko inshuti ya hafi. Uyu mwari rero akaba yavukanaga na Miss Shanita wabaye Miss East Africa muri 2022, akaba yaritabye Imana ku munsi w'ejo. Ibi rero bikaba byakoze ku mutima cyane Muyango ndetse na Kimenyi, aho bagiye kuri social media zabo bagashyiraho imvamutima zabo ku bijyanye no kubura ubuzima k'uyu mushuti wabo. Urabona ko no mu bukwe yabaga ari hafi yabo cyane, ndetse urabona ko yabaga ari hafi ya famiye ku buryo yari n'inshuti n'umwana wabo Miguel cyane. Urabona ino video ari kumwe na Miguel arimo afata aka video. Ni ibintu rero byashenguye iyi famiye ku buryo Kimenyi yagiye kuri Instagram story ye akandika amagambo akomeye avuga ati mani, nubyuka ukabona umeze neza n'abawe bahumeka ujye wicara ushima Imana kuko iyi si irimo kutunoza. Yes, ayo ni amagambo rero Kimenyi Yves. Kubona umuntu w'umugabo ageraho afunguka umutima akandika amagambo nk'aya, bivuze ko yababaye cyane, yabuze umuntu wari uw'agaciro mu buzima bwe. Rero urubyiruko rukomeje kugenda rubura ubuzima mu buryo butunguranye kandi bukurikiranye. Urubyiruko dukwiye gukomeza gusenga kugira ngo dukomeze Imana ibe hafi yacu, itwongerere kurama, tugere ku nzozi zacu. Kora subscribe rero kugira ngo ujye ukomeza ubane nanjye umunsi ku munsi.